isi umukobwa ukina Prn0 mu mwaka ashobora kuba aryamanye n'abagabo bangahe? Isi naye mafaranga baguha kahita usezera kariyeri miliyoni 10 z'amadolari. we nagutaka mu Kinyarwanda ubwo ngo nyamafu mutagura kandi dushaka akanyarwanda karimo kavuga ati aho ngaho uri gutikura You don't see? uri umunyarwanda ariko ukina mu ruzungu ukina mu ruzungu mwana bashaka kuvuga turi kunsika amawo mwana wo muri Amerika. Urabeshya urebe ukuntu tugura bebe ariko uziko hari igihe hari nk'abanyarwanda ajyaza najya kumva amabona anyandika ikinyarwanda kimwe gisesuye kimwe gifite ibihekane n'ingombajwi n'inyajwi umva ntari njyewe ntanibuka ko nize mu wa kabiri na mu primaire akambwira ngo aya magambo ninyakoresha nkambwira ati inshuti yanjye aya magambo ntabwo nayakoresha nta nubwo nyazi aya magambo bwa mbere nyumvishe mu buzima bwanjye basujye zamuvuga ati yorororo utibagasha ututamakongereza biri international akumwe kwa Meddy nyine aririmba ngo niba nkunda yo komeza ngatavuga ngo you are my fantasy nyine uvangamo nakongereza nyine worldwide ariko wibuke n'abantu bari local uvuga ati ugende wumva indirimbo ya Meddy yitwa cyane ukuntu yayanditse uvuga ati ibintu akazi kangiye kugatwarira muri uyu murongo abantu bari local twibuke nazubundi bwo muri ishura ati bagaga ati tikura gukomana yawe ibintu byose no kubita ubihotora ukahita ubyitse kuvuga ngo kuvuga ngo gohada wavuga ngo timbura turubika bimare bibyice byose uhita ubitimbura turubika timbura vutura wanyuza bomora uri kandi uvuga ukuntu ugerageje kubigenekereza mu Kinyarwanda umva no kumvisa nyine bivuga sexy ntabwo biri kwekiyato no bivuga sexy in the sexy way ngo nyine rino soko ry'abantu bacuruza amagendo naryo ribona abakira kuko tuba twumva ari akanyamerika ndabareba nkabibwira ngo timbura ngo tabagura ngo burye ngo bebi tabora no urumva ibyo bintu biri ngaho hibandesha tinzaho sexy is this sexy? No, it's not. What is this speaking Kinyarwanda? It's not sexy. It's not sexy. Kinyarwanda is not sexy. Yeah. Like we are speaking. Ibingibi ari kutubwira ngo ugira no mu Runyarwanda. It's not sexy. ari umwana uheruka guhina mu kiyawe kumpinira mu Kinyarwanda ndabyumvira baba sexy ndakwinginze kubitana n'umwana wa Nyagatare avuga ngo yo kirongore wishuri no nagavuga ngo yego shango aravuga uvuga ngo oya ororara n'ibyo abantu bakera na ororara nta mwana w'ikiguka agasi binini abakobwa bure nta n'ikintu bakoresha kuko abakobwa ntacyo na kimwe dukoresha ariko abatipe bakeneye ibintu byinshi cyane ibintu by'inshinge ibintu by'ibinini kuko amasaha bari menshi my friend ni nka movie amasaha 5 6 8 anashira muri gushutinga boro izamara iminota 15 niyo mpamvu ubona ikintu ukibona ku mikino akaboro kasose nyine kari edited bimeze fresh ariko iyo boro iba yarafashe nk'amasaha 8 kugira ngo tuyishutinga mukora retake umva cut action
ariko biba biri normal na nyine urumva like iyo ari nk'abantu nyine bari pro babanzi bamenyereye akazi ntabwo ubundi ari ibintu byakwiye kuba byagakorana cyane kubera ko ubundi haba hari umudirector arakubwira ati you do this kora gutya ugakora gutyo iyo uri umuntu kuko ubona afite na script wayisomye hari ubu dufite na script abantu bari kamuvugi mane script urayisoma ukayimumeriza ngo ku munota wa gatandatu ubona kurambika urumva njye nyina filime zisanzwe ni ukuri pe njye nyina mu ndoto yenda kumva uburyo umuniga akubwani ubu uvuga ngo so wambere ibyo bintu baniha baba babiscriptinze no fucking way no Scripted, yes. You have to learn. It's part of the scripts. Ugomba kuboninga biri muri script ugomba kumva. Ugomba kuvuga amagambo runaka, ugomba gutaka runaka, ibyo bintu byose ni ibintu ugomba kuba wamaze kumemoriza. Nazira za oh my god zibazanditse aravuga ati hano oh my god ni wayivuze reka. Niko babimeze. No point. Ati oh my god wayibagiwe wewe Noeline oh my god ni wayishizemo reka twongeye dufate. Ati nubona ari mbanye tuvuga kuri wenda nko kuri scene imwe tuvuge wenda nko muri video y'iminota 25 harimo wenda nk'ama positions wenda nkangahe burara tuvuge wenda hatanu sibyo muri atanu yose buri position igomba byibuze ku ifite iminota 5 cyangwa hagati y'itanu n'icumi so namwe ukore position 5 buri position igomba ku ifite iminota byibuze hagati y'itanu n'icumi ubwo nyine tuvuge nyine ibyo ingo n'urugero kuko wenda mushaka kuba mwana akora wenda 20 kuri buri position so iminota 15 cyangwa se iminota 20 iminota 10 hagati ya 10 na 15 ubundi buri okay ni hagati y'5 na 15 ntabwo 20 burani ni myinshi cyane ariko muri iyo minota yose mushobora kuba mwahagarara nk'inshuro nk'eshanu bitewe kuko n'uburenganzira bwaje kuvuga ngo muhagarare n'umutima ushobora ngo muhagarare kugira ngo wenda abanze agenda ahumeke cyangwa se niba ari ibintu ngomba kwitira abanze zongera yitera izindi ugasanga wenda boro nuvuga ngo boro uwo urebe ku minota 20 idufata nk'amasaha 5 cyangwa 8 kugira ngo tuyishuti ariko nanone ntago kuvuga ngo wenda ngo umuntu ngaravuze ngo ngewe ngo ntabwo nshaka ngo kwishyurwa ngo ntabwo ariko ngo igihe kikagera bakicuza ngo bakiyahura bijya bibaho kwiyahura ntabwo bavuga ngo ni ibindi bintu se no ya bari aho benshi bariyahura mu bintu bitandukanye South Africa n'amaguru kwiyahura ngo izigwazi nyine akabikora nyine yareba ukuntu yasaza yazajya areba video yakiri umwana ngo agahinda kakamwica akiyahura mwana ibyo birashoboka ko nta njyewe nta niyahura ibikize urufu ruhamagara rurakw'isangira Tanzania Tsinsina arinda agera South Africa ku maguru bariyahura uyahura mediki ase wundi abantu bapfa bate n'ubundi urufu ruhamagara urumva rurakwisangira my friend rurakuzira umuntu akubwira cyane iyo bishatse banze nk'umuntu wakubwiye ijambo utazibagirwa kuva watangirira ino game ninde ku buryo uvuga ati njyewe ni utuma nkora cyane kugira ngo mwereke yuko njye najya mva ku bintu njye wamugani njyewe nta kintu kimwe nkora kugira ngo agire umuntu nkema cyangwa agire umuntu wenda nyine kugira ngo nyine ngo mwereke ngisi ngo nyine wambonye njyewe nkora kugira ngo njyewe niye ndyame mbeho ibintu byanjye babimeze fresh kugira ngo nemeze ndakwemeza mwemeza mibikisi nta mugabo wari wahure nawe niyo mpamvu abanyarwanda bambana aho kuri moto gusa simbi ngo undi simbi none ukina prono ukagendera kuri moto nayo igenderaho batarabona nyitwaye ahubwo uragiye kumbaza mu kisheri
ariko buri kuryoshye ibintu buri kana kubajije nabwira n'umugabo ukavuga ati uyu nguyu nari ndimo ndikinisha Prn0 ariko aranyemeje muhe buryo suko muhe buryo hari ibintu bigeze kumbwira kandi ntiwibagirwe hari ibintu bigeze kumbwira urambwira ko hari igihe ubona nyine nk'umutipe nyine ugashaka nyine ukamwiyumvamo kugira ngo bize gusa neza because most of the times abantu uba urimo urakorana nabo ntabwo uba ubiyumvamo neza sibyo se nyine usanga you're forced to do to work with somebody, it's a job. Ariko iyo ubonye nk'umuniga nyine ukamufiringa ukuntu what happened to your skin ko yayisisa neza kandi nasaga nabi urumva ni ukuvuga ko nasaga nabi mbere oya ni itara ryari riri komeza ndakumva urumva none ahantu ugera ugahita uvuga ati umva noneho uno mutipe twiyumvanamo biraza kumera neza biraza gusa neza nyine no ku bantu barimo barareba right ntabwo byari bwakubemo nyine like ugasanga nyine wisanze n'uwo muniga noneho umuniga akagukoma ku buryo uvuga ati narindi mu kazi ariko numva ibi bintu birenze ahubwo no muniga aze kunsanga ho mutwongere tuba twakoranye se nabyo ukajurira ukamujurira ho ukamutanga cyane abirabura ya nabyo birashoboka byari byakubaho kujyana nyine tukagira uko twigenza nyuma yo gukora akazi se nyuma y'akazi ukavuga ati ukuntu wabinkoreye hariya ku kazi ndaza kugusanga aya ku kazi tuba turimo turakitinga nta bintu byo kunkorera si biki ku kazi tuba twakitinga it's action card nta bintu byo ariko iyo wagize vibe n'umuntu mwakubaye connected mufite vibes muri kuganira n'ibiki urumva mushobora gupanga nyine kugira ngo ubundi ntabwo gupanga nyine kujya gukora collaboration ora nyine akantu ka collabo ntabwo ushobora gupanga ngo ati akangaka reka ngakore off camera for me off camera nayo yes off camera nayo hari nige wenda umuntu yego pe birashoboka ko like umuntu mwiyumvamo like ukamwiyumvamo nyine kumva ko mufite nyine connection like mwa-connect ukuntu kandi ari fresh nawe fresh bimeze fresh mukamwakora akantu kamwe nta kamera iriho izimishe nose ntabwo bijya bibaho ko abahungu urabizi abahungu turaziranye turanasumbuye wowe ntabwo uri abahungu abandi bose ivugire ku giti cyawe no kugira abagabo bose ijambo ndakureba nkakwibwira rikoreshwa neza kuri wowe kuri icyo kibazo ndakureba nkakwibwira isi nta bahungu baba barimo bavuga ati nge ibintu byo kwishyuza nge mu byihorere mu byo kugishyura mu byihorere nge muzanire aba bana mbatamire nge nitahe nibyo bigenda gutyo avuga ati nge kugishyura mu byihorere aka kazi nge nzitanga ku rwego rushimishije koko ni wowe niko ubitekereza niko ubutekereza ko ariko bigenda we ntabwo ariko bigenda kubera akazi burya umugabo niwe ukora n'akazi kenshi cyane kubera ko muri ya boro umugabo arakora pe niyo mpamvu abatipe benshi bakoresha inshinge injections inshinge cyangwa se ibinini abakobwa buriya nta n'ikintu bakoresha kuko abakobwa nta kintu na kimwe dukoresha ariko abatipe bakeneye ibintu byinshi cyane ibintu by'inshinge ibintu by'ibinini by'ibiki kuko amasaha aba ari menshi my friend ni nka movie amasaha 5 6 8 anashira muri gushutinga boro izamara iminota 15 niyo mpamvu ubona ikintu ukibona ku nyine akaboro kasose nyine kari edited bimeze fresh ariko iyo boro iba yarafashe nk'amasaha 8 kugira ngo tuyishutinga mukora retake umva cut action ariko biba biri normal na nyine urumva like
iyo ari nk'abantu nyine bari pro babanzi bamenyereye akazi ntabwo ubundi ari ibintu byakwiye kuba byagakorana cyane kubera ko ubundi haba hari umudirector arakubwira ati you do this kora gutya ugakora gutyo iyo uri umuntu kuko ubona afite na script wayisomye hari ubundi afite na script abantu ni kamuvuye mane script urayisoma ukayimumeriza ngo ku munota wa gatandatu ngo ndakurambika urumva njye nyina filime zisanzwe ni ukuri pe njye nyina mu ndoto nyende kumva uburyo umuntu akubwira ni ubu uvuga ngo so wambere ibyo bintu baniha baba babiscriptinze no fucking word no Scripted, yes. You have to learn. It's part of the scripts. Ugomba kumoninga biri muri script ugomba kumva. Ugomba kuvuga amagambo runaka, ugomba gutaka runaka, ibyo bintu byose ni ibintu ugomba kuba wamaze kumemoriza. Nazira za oh my god zibazanditse aravuga ati hano oh my god ni wayivuze reka. Niko bimeze. No point. Ati oh my god wayibagiwe wewe Noeline oh my god ni wayishizemo reka twonye dufate. Ati nubona ari banyije uvuga kuri wenda nko kuri scene imwe tuvuge wenda nko muri video y'iminota 25 harimo wenda nk'ama positions wenda nkangahe burara tuvuge wenda hatanu sibyo muri atanu yose buri position igomba byibuze ko ifite iminota 5 cyangwa hagati y'itanu n'icumi so namwe ukore position 5 buri position igomba kuba ifite iminota byibuze hagati y'itanu n'icumi ubwo nyine tuvuge nyine ibyo ingo n'urugero kuko wenda mushobora kuba mwana akora wenda 20 kuri buri position so iminota 15 cyangwa se iminota 20 iminota 10 hagati ya 10 na 15 ubundi buri ni hagati y'5 na 15 ntabwo 20 burani ni myinshi cyane ariko muri iyo minota yose mushobora kuba mwahagarara nk'inshuro nk'eshanu bitewe kuko n'uburenganzira bwaje kuvuga ngo muhagarare n'umutima ushobora ngo uhagarare kugira ngo wenda abanze agenda ahumeke cyangwa se niba ari ibintu agomba kwita hanze zongera yitera izindi ugasanga wenda boro nuvuga ngo boro wowe urebe ku minota 20 idufata nk'amasaha 5 cyangwa 8 kugira ngo tuyishuti ariko nanone ntago kuvuga ngo wenda umuntu ngaravuze ngo ngewe ngo ntabwo nshaka ngo kwishyurwa ngo ntabwo nese isireka mubazi twebwe nkanje personally kanivugire njewe ndi wowe umuntu ukagira aba professional ushobora kundangira umuti wakora ku buryo mwashimisha nk'umukobwa nta muti ntawe uriya niba uko Imana yakuremye niba ari kumeze nyine ari gato iyo ari gato ikintu ukora ugomba kwiga ubundi buryo butandukanye ugomba gushimira burya abagore ntabwo dushimira rega buriya penetration ntabwo ari cyo kintu cyone gishimisha abagore penetrating umugore ntabwo ari ikintu cya mbere kimushimisha mu buzima so iyo bizi neza ko utari ukuntu utihagazeho neza harya hasi uretse ko ubundi umugore ugukunda uko kaba kangana kose arakasiporta yagukunze agukunda abaye atagukunda bari byo kugira gutya na gutya ndimo ndavuga nyine from a woman's perspective ugomba nyine kwiga ubundi buryo ushobora kuba wa pleasinga umuntu wawe bizi neza ko wenda hari ahantu twizeye ku bintu by'igikoresho kitameze fresh cyangwa se ubizi neza wenda ko njye ntabwo ndi kugira inama abantu njyewe ntabwo ndi kugira inama abantu ndimo ndavuga uko bisanzwe nangira umuntu namugiriye inama alama ndi kubagira ndi kuvuga mu buzima busanzwe ubizi neza ko hari hasi nta kintu kitameze fresh none se ugomba gushimisha umuntu wawe habamo casting bakandika bagashyiraho casting ikora abantu bakaza guhatanira umwanya n'ibiki byose byandi nka bimwe ntabwo ari gutyo bigenda haba hari aba agent mu agent araguhamagara
bakaguha proposal ukayemera cyangwa ukayihakana wayemera cyangwa se na company ikaba yakwihamagarira bakaba yakwihamagarira bati okay Lexi dushaka gukorana nawe dushaka gukorana amasina 5 turimo turaguha amafaranga aya ngaya kuri sini we uzakorana n'uyu nguyu iyindi ya kabiri uzakorana n'uyu nguyu uzakorana gutyo ubwo nshobora no kuba wenda umuntu bari kumugwana nawe ntamushaka nkaba namwanga bakamundi cyangwa se tukanabikansoringa bikabivanamo ni ibintu rero bisanzwe cyane. wahoze uvuga injections bajya batera abahungu barimo barakina Prn0 izo baritera okay bitera izo injections ntabwo ushobora kumbonerayo nk'akamaro hasi wishashishije reko nta mugore uzira ugereganye mfite ikibazo cyo kuba nahanze umukobwa ari umukobwa nzaguhanga wenda ukumva uri kugira ngo urimo uragira uri muri rukankira imodoka iri gusiga my friend navuze ngo you have to ugomba kwiga ubundi buryo ugomba gushimisha umuntu wawe ibintu byose ntabwo ari penetration ibintu byose ntabwo ari penetration what is it now abisa kwitera Isimbi njyewe ubu naza nkavuga ati no penetrating ndaza kuguha head amasaha 5 ndakandagiramo ndakika amasaha 5 se ndayakeneye konye ne iminota mike cyane ishoboka mu buzima ni amasaha 5 ni iminota ya head ingahe ntabwo ndi kwikubwira wowe ugomba kumenya ngo ugomba kumenya umubiri w'umuntu wawe ariko shiri umubiri w'umuntu wawe urawiga uri kubyumva umenya ngo nibiki mushimisha ni mutaninga off nibiki mutaninga on ariko abagore ntabwo tugoye abagore ubundi it's about communication just communicate with your woman that's it urekanwa nanewe imibare ngari kwiga umubiri w'umwana wa Adamu uri umubiri w'umwana ukanakomunika n'umwana mukagira communication mukavugana uri kubyumva mukavugana ibintu byo kugenda kuwe kumva ko burya abagore ntabwo burya abagabo barangiza mu buryo bumwe buri universe n'uburyo bumwe cyane twese turabuza uburyo burangizamo abagore turangiza mu buryo butandukanye ugomba kubanza ukiga umubiri w'umuntu wawe ukawiga umubiri we ese iyo umukoze ku matwi ibyo bimushimisha iyo umukoze ku ibintu by'ubushimisha iyo umukoze ku kibuno by'ubushimisha iyo umukoze ku kaboko iga umuntu wawe ntabwo abagore twese turi kimwe abagore turatandukanye cyane ntabwo turi nk'abagabo turatandukanye cyane wiga umubiri w'umuntu wawe urawiga umubiri w'umuntu wawe kandi ntabwo ibintu njyewe bimfasha kurangiza ntabwo bifasha kurangiza undi wundi mugenzi wanjye ntabwo ariko bigenda ndakubwira se uko ndangiza ushaka kugira ngo umfashe kurangiza yego kutari hano fata indege ubanze hano mu Rwanda ntabwo usanga aho niba ari ibuye nzarishyiramo nzarishyiramo ibyo bintu wigize ngo sinzi ngo abazungu iki n'iki ngo navaho umugore mwiza barabwiye ngo navaho umugore mwiza ariko se umugore mwiza ni iki none se isi naye mafaranga baguha ukahita usezera kariyeri nka miliyoni 10 z'amadolari miliyoni 10 z'amadolari agahita akubwira ati sezera umushinga uvemo unasibishe byose uzimbaye mu ntoki gutya 10 byibuze ukazima 10 zifunze nta kibazo wahita usezera ugahita ujya no muri ADPR ukabatiza oya ntabwo wambwiye ngo njye muri ADPR oya ni ukureka nyine kwa celebrate nk'imyaka wenda nk'ibiri cyangwa 3 ugahita ujya ugasubira ugahita wihamagarira njyewe ushaka urambwiye ngo nabwo imyaka ingahe ukayimbwira imyaka nta kibazo nayipevera ariko amafaranga nanjye naguca ntabwo wayabona oya pana kubigukura ukuvuga ngo ubivuyemo ubaye umuturage usanzwe ugiye kwisengera afasha akabibiriya byose bivuyemo urashatse nyine ugatuma umuntu uri normal ibyo byose ukabivamo yaguha nkanga umuntu nese ntabwo ni normal ushatse kumbwira yuko umuntu ujya gusenga uba ufasha bibiriya umuturage uri normal n'aba basanzwe abasitari ntabwo hari abaturage bari normal
njye ntabwo ndi umusitani, njye ndi umuntu usanzwe. Ubusitani nyine ni bwo mwabungizemo, ariko njye nta busitani nibonamo, njye ndi umuntu usanzwe. So ndi umuntu uri normal. Ndumva uzi ko urusha views Meddy mwana, hari video urusha views Meddy. Njye se ndi umuririmbyi, njye ndaririmba. Uvuga ngo nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo burya ikiremwa muntu ni ibiryo. Niyo mpamvu ubona ibiryo biguriye ikigo, ukabona n'indaya zitayikora iki, zitaba mu kazi, akazi gahoraho kuko hari iki, hari abaguzi. Rero ibyo isi umukobwa ukina Prn0 mu mwaka ashobora kuba aryamanye n'abagabo bangahe? Leon ukambaza ubusa nawe nukambaza gusa n'iki ngiki nakubajije Leon. Ntabwo tuvuga wowe, tuba turavuga abantu. Ntabwo we are not talking about it, tuba turavuga umunsi. Ntabwo wagena abantu umuntu aryamana nabo mu gihe ari muri industry, kubera ko ntabwo uzi umuntu, abakobwa bakora utuzi turenze kamwe ku munsi, you understand, akaba yakora utuzi 2 ku munsi. So ntabwo rero navuga ngo njyewe ngo navuga ngo nangahe ngo umuntu yakorera na, kuko ntabyo nzi, aho biva naho bijya ntabyo nzi pe, arengana mwene mwese. Icyanjye gusa nuko nishyurwa, uretse yuko n'ubundi ako ngubu ntabwo ubu ngikora production, nabihagariye. Ubu ukora iki? Just solo, solo yanjye, amasolo asanzwe. Solo ubwo ngubwo ni nka kwa kundi ugira solo ni ya lili baguta gutse kuri ya application ya app wayitse ya app solo mu buryo butandukanye bwinshi cyane. Niyo mpamvu navuze ngo Google ni ubusa, Google nta kintu na kimwe ukeneyeho. Ikintu cyonyine gusa ukeneye ni ukugenda gusa ugakora iki, ugasacinga ibintu ukeneye, ibintu wumva wowe ushaka kumenya urabisacinga. ufite information urazibona, ibintu byose biba bimeze fresh. Uri guteka ikintu njya kuryama, solo simwe ya OnlyFans, si kwa kuri muri kuri OnlyFans ibyo mwita solo. No, you don't know. Okay, it could be solo or not. It could be solo or collaborated, or yeah. OnlyFans is a platform. You just put whatever you put there. You put it there. It's a huge platform. Ndavuze ngo abantu barandika muri comment kwikinisha zono kwikinisha kandi akawaini kapugezemo wagikobwa oya angawe ndasono kwikinisha akawaini kapugezemo kanyizemo ngiye no gusinzira, natangiye kugira ibitotsi udumba uri ijoro koko. Ese tunisanga hapi Canada anisanga ni saa 5 za nijoro na 4 saa moya, kuko hano ari saa moya za mu gitondo, saa 12:40 za mu gitondo. Ntabwo ndaryama. Wowe cyo wamamagaye umasaha, uzi ko wamamagaye nijoro nka saa 8 zabo ariyo ngo nisanga pikano kanya izi wanyu cyangwa ize kumva. Okay, usezere ariko hano hari abantu barandika bavuga ngo ngo ushobora no kwambara lingerie gusa ngo ukapostinga ngo iyo ni solo nayo. True, that's very true. Solo is just solo. Whatever you do it and you do it solo.
and ako si umuntu mbaza abantu bambaza ngo none se ngo nkazira video zawe ngo twazibona hehe ubwo iri free Mwete ubwo nta kintu isaba oya nta muntu none se kubica ubwo Google kandi ufite ahantu platform nzima ushobora kubabwira platform uretse kuri Google ukahita usearching Alex Love rwose uhita ubona platform zanjye zose zitazizi siyo zimaze kuhagera kureba iyo ushaka akaba ari ibyo kureba icyo ureba tureba I say once a day I say once a day since mo gace nakoze iki seduce me I should seduce you on fucking live. Are you mad? I'm gonna seduce you off the camera. I cannot seduce you on the camera. But I'm gonna go sleep though. I'm so sleepy. But when I wake up, I'm gonna seduce you off the camera. And I cannot seduce you on the camera. I meant to seduce you. Simbora shook. Bye. Bitoroganira mu kirere. Isimba. Ari ibintu mu kirere se. Tubihane gutya. Bikoreza byohereze. Akawaii gakora akazi. Akawaii gakora akazi ikibazo nyine mana abagabo tira. Shara abagabo kutagira umugabo ni bibi. You're in Kigali ntabwo You're just one call away kuri Kigali. None se uriyewe kuri cya uri amasaha 20 kuva iyo uvuwa ugera hano. Ni kure cyakora mu bakure we yewe. Isimbi uzambura next year uzambura next year tuzabirangira. Uzaza kumpa. Wala indago. Uzampa nta kibazo nagutegereje uzaze. Ariko uzaze umaze nk'igihe kirekire nta mundi muntu wahaye. Ufite ukuntu wabipima? Bijya tubimenya umuntu umaze igihe kirekire nta muntu ari guha. Ubimenya gute? Ntabwo nabigusobanurira gusa nyine wowe sinzi nawe ntibifite igisobanuro gusa urabimenya tu. Hari ukuntu ubimenyamo. Wowe? Kandi oya ndivuga nyine mu buzima okay abazi kubimenya barabimenya gusa njye nanjye nshaka kubimenya tu. Biramenyekana cyane ego komana yanjye cyane rwose. Usibye ibyo bintu ari ubwa mbere mbyumvi. Sinzi muri abantu batoga ngarano ngo nyine even like before cyangwa se after. That's what thank you. Nta kintu kimwe bajya bakora kandi ubwo wabyumvishe kandi iva no mu mashyiga si ibitekerezo uri byo gukata ibitunguru mura nisangapi ni saa 5. I need to eat it since morning. Zamanywa za nijoro ego bambi ugiye guteka iki muri kano kanya ubu ngubu muri saa 5 za nijoro. Yeah, no, I don't know what they call brunch. It's not even brunch, but like it looks like breakfast. The national salad, igihe tuzamara ntuzaburi murantekera. Ntabwo nagutekera mu Rwanda cyane rwose ngo nkabishye uretse wenda gusonga ubugari. Uri gusonga ubugari? Cyane. Isosi. Ubugari ndabusonga. Ngiye muri mu Rwanda nikundira isosi y'inyama n'ubugari cyangwa se isosi y'ifi n'ubugari. Ubugari ndaburya bukanse ndakumva ubugari ndaburya mu buzima. Nicyo nyine n'inkwero. Nicyo nyine n'irira. Ubugari n'ipirawu. Niyo mpamvu reba ukuntu nahise ngana sheri narabyibushye cyane. I have to lose weight. Losing weight kubera ntabwo wakora akazi kutungana uko nguko. Lose. Akazi k'imitwe ntabwo gahato ubundi buri ibintu byose bikora ko bishaka kandi wumva ko bigufitiye akamaro bigufitiye. No. Njye sinjya kubikora kubera ko
n'akazi kandi bigaragara ko ari amafaranga, so that's it. Aha. Ubu i Kigali i Kigali ko nzi ko umazeyo umwanya uhagije ibyana cyane umaze kurya ibyana bingahe? Nabibonye singaho sindangira shuri. Ngutemo pasi. Mapasi. Ngwe pasi. Ariko pasi imeze fresh. Pasi imeze fresh bimeze gute? Naza kubikubwira inbox kuni bimeze kuba kumeze. Ndakubwira ukuntu bimeze. Uri lightweight. Ariko ibyo bintu ugomba kuba wanabisuzumye wamaze kubireba nabi no kunyoriza ibintu utabanje gusuzuma. Ubanza ugasuzuma ukanambwira ngo ndabikwijeje ko ibintu ari tayari. Hanyuma uvuye kumbwira ko ngo uburyo babikora nibyo bidanje ubwo se ngenda gusuzuma. Ye uramubaza ibibazo ntabwo ugenda kujya kureba. Uramubaza ibibazo akabigusubiza. Hari umuniga w'umupfubuzi witwa agavugo gasa neza. Hari abagore bafite abagabo babo baba bari bize cyane akigira aho agwa. Ibintu bya hano byose ni gake gake. Ibintu byose bigenda gahoro gahoro. Gahoro gahoro birandakaza iminsi ni gahoro gahoro. Ibintu by'i Kigali byose ni gahoro gahoro. Gahoro gahoro mwana hano umva ibintu byose ni gahoro baba bagenda barandaga ibintu byose bikora gahoro. Yo kora ibiboro bikore neza bikore vuba kandi bikorane umushake cyangwa se urorere si Kigali we ukive ntakivuha urimo uragenda gahoro. Oya nawe turi kuvuga icyo ngicyo turi kuvuga mu buzima busanzwe ntabwo ari icyo ariko nicyo kirakonta kubera ko urabona nk'iyi misatsi kugira ngo bayisokoze ni ibibazo tuba twanyuze hano twanyuze hariya n'ibiki ariko n'ubundi birakora. Shadu, let me go sleep. I love you, baby. Sezeraniza banze ushimira abantu bagwaye gift then sezeraniza cyane. Oh, nabashimiye bose nashimiye abantu bose bambaye gift. Thank you so much guys.